Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsindiye ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandikaho igisozo cya nyacyo mu bisubizo bine baba bagwaye kuri buri kibazo, ukaza kureba mu manota uragira kuri 20. Iyo ugize ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe nuko abo muri kumwenda nta muntu urimo wagusobanurira, uhita umpamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0789 935 16 nkagusobanurira biruseho, nkagusobanurira ahantu hose wagize ikibazo. Serivisi aba ari ubuntu. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, tugufasha kubona kode mu gahe gatoya, hanyuma tukanayikubikira, tukanagufasha kuyibika nawe uyifite, ariko natwe tukayisigarana ku buryo uramutse phone yawe igize ikibazo ukayibura duhita tuguha indi kode cyangwa tukaguha ya indi warusanganwe nta yandi mafaranga tuguciye. Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko nawe waduhamagara kuri iyo nimero. Uramutse wanagize ikibazo mwa bino bizame tuba twakosoye, naho waduhamagara kuri iyo nimero tugasobanura biruseho. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Tegereza neza hano hantu. A. Biremewe munsi y'iki cyapa. B. Biremewe imbere y'iki cyapa. C. Birabujijwe imbere y'iki cyapa. Imbere n'inyuma y'iki cyapa. D. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urashaka guparika imodoka yawe, ese biremewe munsi y'iki cyapa? B. Ikavuga ngo ese biremewe imbere y'iki cyapa? C. Ikavuga ngo ese birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa? Cyangwa igisozo cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko video yo ku mashusho yose yo mu gazeti namaze kuyikora nyishyira kuri YouTube channel yacu, wagenda ukayisubiramo nayiteguye ku buryo bw'ibibazo. Aya mashusho yose uri kubona uyasangamo kugira ngo urusheho kunoza imikorere, kugira ngo nugera gwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye, ukore rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu mba nagiye ntegura amasomo bitewe n'ibyo mugenda mumbwira. N'ubu ngubu ndi kubategurira isomo ry'ibibazo byose by'imibare n'ibipimo biri mu gazeti kugira ngo ujye ubyiga bisa nkaho biri kamwe. Ugira ikibazo uhita umbwira nkusobanurira. Ese hari igisozo cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni A. Biremewe munsi y'iki cyapa. Urabona kino cyapa ni icyapa cyanditsemo P isobanuye parikingi. Ndakeka ko mugenda mubibona ahantu henshi hagiye hatandukanye babyemewe kuhaparika munsi y'iki cyapa. Ubwo rero niyo mpamvu ari igisozo cya nyacyo ari A, biremewe ariko munsi y'iki cyapa. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 25, B iravuga ngo kilometero 70, C iravuga ngo kilometero 40, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese umuvuduko ntarengwa by'umwihariko w'amapikipiki mu saha ni uwuhe? Ese ari igisozo cy'ukuri ni A, kilometero 25. Ese ari igisozo cy'ukuri ni B, kilometero 70. Ese ari igisozo cy'ukuri ni C, kilometero 40, cyangwa se ari igisozo cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Nka sino kilometero baduhaye, murabizi kilometero ni urugero rw'uburebure. Iyo bavuze ngo kilometero mu saha, ikinyabiziga kiba kibifite uburi kureba ibirometero uri kugenda uragenda mu saha bitewe n'umuvuduko uri kugendaho. Niyo mpamvu hano, ubwo rero hano nta muvuduko w'amapikipiki mu saha ntarengwa urimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo.
Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni a kilometero 50, b kilometero 40, c kilometero 30, d ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? Ese hano igisozo cy'ukuri ni a kilometero 50, ese hano igisozo cy'ukuri ni b kilometero 40, ese hano igisozo cy'ukuri ni c kilometero 30, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri d nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, b ikaba atariyo, na c ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni a umuvuduko ntarengwa ahatari mu nsisiro wa velomoteri ni kilometero 50 mu isaha. Yibutsa ko kilometero 50 mu isaha ikinyabiziga iyo kiri kugenda biba biri kwiyandikaho bitewe n'ukuntu uri kugenda. Wakwihuta cyane bagahita bakubwira ati wenda uri kugenda ukomeje kugenda gutyo utari guhindura umuvuduko uri kugenderaho mu isaha, wajya uragenda kilometero 50. Ubwo rero umuvuduko ntarengwa aba ari kilometero 50 kuri velomoteri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: a mu duhanda tw'abanyamagare, b mu duhanda twagenewe velomoteri, c a na b ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. d ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. a ikaba atariyo, b ikaba atariyo, na c ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisozo cy'ukuri ni a, ese hano igisozo cy'ukuri ni b mu duhanda twagenewe velomoteri, ese hano igisozo cy'ukuri ni c, a na b ni ibisozo by'ukuri, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni d nta gisozo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandika ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo bishatse kuvuga ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo kino gisozo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Murabizi ikinyabiziga kigira amatara maremare, amatara magufi, amatara ndangaburumbarare, amatara ndangamubyimba, amatara abonesha kiriya cyapa kiba kiriho nomero y'ikinyabiziga. aba ari amatara atandukanye. Rero ntabwo amatara buri gihe yahora ari kwaka maremare, hari igihe kigera bikaba ngombwa ko aba atari kwaka. None amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bihe. Ese ni ibihe bihe aba abujijwe kuba yakwaka amatara maremare y'ikinyabiziga? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro. a iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200, ukaba wabasha kureba muri metero 200, ubwo byaba ari ngombwa gucana ayo matara maremare. b iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. c ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro. d ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. a ikaba ariyo, b ikaba ariyo, na c ikaba ariyo. Ese hano wabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese aya matara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuzimwa mu bihe bihe? Ese hano igisozo cy'ukuri ni a, ese hano igisozo cy'ukuri ni b, ese hano igisozo cy'ukuri ni c, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni d? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo ni b iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Murabizi niba ugiye kubisikana n'ikindi ntabwo wacana amatara maremare, kuko ushobora gutorosha ayo matara maremare mu maso cyangwa ku icyo kinyabiziga kikuri imbere, ugatuma atareba neza, ukamuhuma amaso, bikaba byamuteza impanuka. Niyo mpamvu biba bitemewe gucana amatara maremare y'ikinyabiziga mu gihe uri kubisikana n'ikindi kinyabiziga. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: a santimetero 25, b santimetero 125, c santimetero 45, d nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bihe?
ese igiso cy'ukuri ni A, santimetero 25. ese igiso cy'ukuri hano ni B, santimetero 125. ese hano igiso cy'ukuri ni C, santimetero 45. cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igiso cya nyacyo ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo santimetero 25, B ntabwo ariyo santimetero 125, na C ntabwo ariyo santimetero 45. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa A feri y'urugendo, B feri yo guhagarara, C feri yo gutabara, D nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza, wenda hari akabazo kabayemo bigatuma feri idakora neza. None ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko feri idari gukora neza ni ubuhe? Ese igiso cy'ukuri ni A feri y'urugendo, ese igiso cy'ukuri ni B feri yo guhagarara, ese hano igiso cy'ukuri ni C feri yo gutabara, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo feri y'urugendo, B ikaba atariyo feri yo guhagarara, na C ikaba atariyo feri yo gutabara. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C feri yo gutabara, niyo y'uburyo ikoreshwa mu buryo bwo kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro kandi feri itari gukora neza. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki? Nta mwanya n'umwe feri ifungirwaho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse A iyo bireba feri y'urugendo, B iyo kurekurana ari iby'akanya gato, C iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini ubwo kurekurana bikaba bishoboka bidakozwe n'umuyobozi, D byose ni ibisubizo by'ukuri. Ese igiso cy'ukuri ni ikihe? Nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse. Ese igiso cy'ukuri ni A iyo bireba feri y'urugendo, ese igiso cy'ukuri ni B iyo kurekurana ari iby'akanya gato, ese igiso cy'ukuri ni C iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi, cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D byose nibyo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni D byose ni ibisubizo by'ukuri. A niyo, B niyo, na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe keretse ibyerekeye ku matara akurikira. Ayahe matara yo aba ikinyabiziga cyagira amatara arenze 1 y'ubwoko bumwe? A iravuga ngo itara ndangamubyimba, B ikavuga ngo itara ryerekana icyerekezo, C ikavuga ngo itara ndangaburumbarare, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igiso cy'ukuri ni A, ese hano igiso cy'ukuri ni B, ese hano igiso cy'ukuri ni C, cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo icyo gisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Hano igiso cya nyacyo ni D byose ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kiba kigomba kugira amatara arenze 1, arenze 2 asa, ariko akaba ari itara
wenda ndangamubyimba cyangwa itara ryerekana icyerekezo cyangwa se itara ndangaburumbarare. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki? Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? A, ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B, ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D, ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Wenda mwamfasha mukabyandika muri comment. Birashoboka ko nakora video itari ikizami mwa ino weekend, nkagenda nk'ahantu hari imodoka nkagenda bereka wenda nk'ibyo bice, nkabereka ayo matara ndanganyuma, matara ndangambere, nkagenda mbibereka gake gake. Mumbinyandikiye muri comment, nimbona ari benshi babisabye nabikora, nkagenda nkafata video, nkagenda nkafata imodoka, nkagenda bereka ibice byayo kugira ngo turusheho kunguka ubwenge bwinshi kandi turusheho gutsinda. Murabizi intego ya hano no kugira ngo dukore rimwe duhite dutsinda. Ese hano itara ndangamubyimba rigomba gushyirwa ahehe? A, iravuga ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B, ikavuga ngo ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C, ikavuga ngo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D, ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ariyo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B, ikaba ariyo igice cy'inyuma ku kinyabiziga. C, ikaba ariyo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi ngibi bigufasha kurushaho kumenya imbaraga ugiye gukoresha kugira ngo uzakore rimwe uhite utsinda. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho hagomba gushyirwa itara ndanganyuma. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira: A, 2, B, 3, C, 1. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, 2. Ese igisubizo cya nyacyo ni B, 3. Ese igisubizo cya nyacyo ni C, 1. Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri tungahe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri 1. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo imiziga igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ni kubihe bipimo bigomba kugeraho? Katwirebene neza, hasigaye duhitemo igisubizo cya nyacyo. A, iravuga ngo metero 2.50. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe iba ingana na santimetero 100. Ubwo hano iyo bavuze ngo metero 2.50 nk'aho bakavuze ngo santimetero 250. Murabizi na zero iri inyuma y'akadomo ntabwo ibara. Hano ni nk'uko navuga ngo metero 2.5. Mwavuze ngo metero 2.5, ndakavuga metero 2.50, byose aba ari kimwe kuko zero iri inyuma y'akadomo ntabwo ibara. Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? A, iravuga ngo metero 2.50. B, ikavuga ngo metero 2.75. C, ikavuga ngo metero 3. D, ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Igisubizo cya nyacyo ni B, metero 2.75. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisiteri
na minisiteri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, ishinzwe gutwara ibintu n'abantu. Uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Bibusa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze ngo toni 20 ni nk'aho bakavuze ngo ibiro 20,000, ariko mu buryo bwo kubyoroshya hano dukoresha urugero rwa toni, nk'uko nubwo dushobora no gukoresha urugero rw'ibiro tukava mu magarama. Urugero urukoresha bitewe n'uburemere ufite ukuntu bungana. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika agapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni C toni 12. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri muromoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Imodoka ikaba ifite ikintu cyerekana ko wabonye, buri modoka cyangwa buri romoroki ikerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kuyinyuraho. Ese iryo tara riba rifite amabara asute? A umuhondo, ese ni B icyatsi kibisi, ese ni C umweru, cyangwa se ni D umutuku? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika agapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni B icyatsi kibisi. Iryo tara niko riba rigomba gusa. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A metero 11, B metero 10, C ikavuga ngo tegereza neza usubizanye ubwitonzi isobezo cya nyacyo cyandika ku papuro. C ikavuga metero 7, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo metero 11, B ikaba atariyo metero 10, na C ikaba atariyo metero 7. Ese hano igiso cya nyacyo ni ikihe? Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese hano igiso cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C metero 7. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo feri ni ubuhe bwoko bwayo butuma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose, ukazamuka ko ariko kose yaba iriho cyangwa ku gacuri yaba iriho? Ese ni A feri yo guhagarara umwanya munini? Ese hano igiso cy'ukuri ni B feri y'urugendo? Ese hano igiso cy'ukuri ni C feri yo gutabara? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D nta giso cy'ukuri kirimo? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku papuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iyo feri, ubwo bwoko bwa feri bwitwa feri yo guhagarara umwanya munini, niyo bawushyiramo ku buryo niyo ikinyabiziga cyaba gihagaze ahantu hacuramye cyangwa ari ahantu hazamutse kikaba kitava aho kiri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kujya ibara rikurikira. Hano ndabasobanura akagaruramuri muhite mumenye ukuntu tuba tumeze. Ubwako akagaruramuri ni kaka, ariko iyo urumuri rw'imodoka cyangwa rw'ikinyabiziga rukubiseho bitewe n'uko gasa, niba gasa umutuku uhita ubona katse umutuku, niba gasa umuhondo uhita ubona katse umuhondo. Utwo niko twitwa utugarurarumuri. Habaho n'amarangi ngarurarumuri, hakaba hari irangi urumuri rukubitaho rw'ikinyabiziga ugahita ubona ko nyine risa nkaho ryatse.
ku buryo biguhereza amakuru ahagije kugira ngo wenda bikwereke wenda nk'inkombe y'inzira nyabagendwa cyangwa hari ibindi makuru bashaka kuguha. Ese hano utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara? Ese hano igiso cy'ukuri ni A, umweru? Ese hano igiso cy'ukuri ni B, umuhondo? Ese hano igiso cy'ukuri ni C, umutuku? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha ni ukumenya imbaraga urakoresha kugira ngo uzakore rimwe kandi uhite utsinda. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B, umuhondo. Tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo romoroki zifite iki? Zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: A, volomoteri; B, ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande; C, amavatiri y'ifasi; D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igiso cy'ukuri ni A? Ese hano igiso cy'ukuri ni B? Ese hano igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125. Iyo ntera bishobora kugenda ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Igira ibipimo bimeze ute? A, iravuga ngo metero 200; B, iravuga ngo metero 100; C, iravuga ngo metero 85; D, iravuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igiso cy'ukuri ni A? Ese hano igiso cy'ukuri ni B? Ese hano igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandika ku gapapuro. A, iravuga ngo muri metero 200; B, iravuga ngo metero 100; C, iravuga ngo ibipimo bya metero 85; D, ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cya nyacyo, B ntabwo ari igiso cya nyacyo, na C ntabwo ari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo tegereze neza, hanyuma usubizanye ubwitonzi. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi, abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Ubwo hagati yabo niyo nkomyi. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Niba hari inkomyi ugomba kuyikikira ariko utarengeje umuvuduko ukurikira. Impamvu bashyizeho limiti y'umuvuduko cyangwa aho ugomba kutarenga no kugira ngo bikurinde icyago na birinda abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se abandi bari gukoresha iyo nzira nyabagendwa. A, kilometero 10 mu saha utarengeje ibipimo by'umuvuduko wa kilometero 10 mu saha. Mu kinyabiziga biba birimo ibirometero uri kugenderaho mu saha. B, kilometero 20 mu saha. C, ikavuga ngo kilometero 30 mu saha.
D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo kilometero 10 mu isaha, B ikaba atariyo kilometero 20 mu isaha, na C ikaba atariyo kilometero 30 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko amasomo mushaka ko mbigisha mujye muyandika muri comment, nzajya mbyitaho mitenya bigisha. Ikindi ukeneye kode mu gihe gitoya kandi tukazanagufasha wenda mu gihe telefone yawe yagize akabazo ukayibura, guhita wongera ukayibona, naho watubwira. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, wenda ukeneye kubyumva atari kusa nkaho uri gukosora gusa, ukeneye ubusobanuro bwimbitse, ukavuga ati makuzungu ni iki, ukabimbaza rumoroki ni iki, wenda umunyamaguru ni iki, itara ni iki, utwo tuntu twose kugira utumbaze ntukwigishe. Ubwo ushaka ko nkwigisha nabwo wanyandikira kuri 0789 935 16 26 nkagufasha. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. Na igisubizo cy'ukuri kirimo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Iyo hari iyo nkomyi nka yino mivuduko baduhaye ugomba guhicaho ufite, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko we twakosoranye kino kizame hari icyo kigufashije. Ndakeka ko hari aho kivanye hari naho kirakugeza. Ikintu usabwa kugira ngo uzakore rimwe utsinde ni ukubona imyitozo ihagije. Niyo mpamvu uba ugomba kujya kuri YouTube channel yacu ukongera ukareba video twashyizeho mbere kugira ngo ukomeze kwihugura. Intego yacu ni kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Imana irinde, ndabakunda cyane kandi insizi dushaka nizeye ko tuzayibona. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.